Radiyo Umurage. Iyi ni Radiyo Umurage. Ni radiyo yacu, ni radiyo yanyu. Ni radiyo y'abumva ikinyarwanda, abakunda ikinyarwanda n'izindi ndimi zose zifitanye nacyo isano. Radiyo Umurage igamije guteza imbere ikinyarwanda, umuco nyarwanda n'indi mico n'izindi ndimi zifitanye isano n'u Rwanda n'ibihugu bituranye narwo. Radiyo Umurage yumvikana buri cyumweru guhera ku wa kane ku rubuga rwa murandasi www.umuragewacu.com. Inshuti bakunzi ba Radiyo Umurage, twongeye kubasuhuza tubifuriza ikaze muri iki kiganiro. Uyu munsi twatumiye umushyitsi uza kubibwira mu kanya. Icyo twabagezaho ubu ngubu nuko ari butuganirire ku ngingo zijyanye no kwigisha abana dukoresheje ibitabo, kwigisha abana dukoresheje uburyo basobanukirwa neza kandi bashimisha kandi bakunda. Tutabarambiye rero, umushyitsi twatumiye uyu munsi twamusaba yuko abibwira. Murakoze Radiyo Umurage kuba mwantumiye. Je nitwa Perpétue Muramutse, nkaba ndi umubyeyi ufite abana 4 ndetse ubu nkaba mfite n'amahirwe yo kuba mfite abuzukuru 5. Mwumva rero ko ibyo abana ari ikintu umenyereye. Nkaba narize amashuri yo kwigisha abana bato, bikaba byaratumye ibyo aricyo cyatumye natekereza kuba natwa kwandika udutabo nanditse. Ubu nkaba ntuye muri Canada. Urakoze cyane. Ubwo utwo dutabo utubwiye ko wanditse turadukomozaho mu kanya. Mu minsi yashize twaganiriye n'umuntu witwa Bahufite Liliana. Kimwe mu byo yatubwiye cyamushishikaje nuko ngo akiri umwana mutoya yajyaga asoma udutabo ngo twa Ngabo na Twiso Nyenyeri. Twashoboye kumenya yuko wowe mushyitsi wacu ari wowe wandikaga utwo dutabo. Nibyo cyangwa turibeshya? Biranshimishije cyane rwose kuba Liliane yarasomye udutabo twa Ngabo na Twiso Nyenyeri, kandi koko ninjye watwandikaga. Biranshimishije cyane, biranantangaje, ntabwo narizi nyine ko mubizi gutyo. Cyuko rero abajene bamwe na bamwe donc bangana nyine na ba Liliane bavuga bati kera tukiri bato twasomaga udutabo twa Ngabo na Twiso Nyenyeri, none se uzongera kwandika utundi? Bityo bikaba rero binashimishije nyine kubona koko na n'ubu bakibizirikana. Urabona bamaze kugira abana babaye ababyeyi. Ni igihe ko kwandikaga rero utwo dutabo twitwa Ngabo na Twiso Nyenyeri. Mu kanya warutubwiye yuko wize amashuri nderaburezi cyane cyane mu byerekeranye no kurera abana batoya. Utubwira ko ari nacyo cyatumye wandika utwo dutabo. Ariko se ibyo birahagije? Watwanditse ugira ngo twifashishe, ujye uboneraho wigisha, wagira ngo ubihe abarimu bajye babikoresha? Mu by'ukuri mu magambo arambuye igitekerezo nyacyo cyatumye uvuga uti reka nandike tuno dutabo ni ikihe? Mbese nize nyine ayo mashuri y'inderaburezi y'abana bato ni ukuvuga batarajya mu mashuri abanza. Noneho ibyo byatumye mboneraho nyine kumenya ku mwana ateye, mboneraho kumenya ko uburyo umwana muto nyine ushobora kumwigisha ibintu byinshi ariko ku buryo bushimishije, kuko ibyo ntabwo ari ikintu cyari gisanzwe mu muco wacu w'Abanyarwanda. Ntabwo twumvaga ko umwana ugomba nawe kumwitaho ku buryo bukomeye, ndetse twumvaga ko wamwitaho mu byerekezo byo kumugaburira, ariko kuba wamuhugura wamwigisha utuntu twinshi, ibyo ntabwo ari ikintu cyari kiri mu muco wacu. Nyamara kandi mu by'ukuri umwana yiga buri munsi. Ibyo rero byatumye mvuga nti
kuko jye nabyize nkaba naragize ayo mahirwe yo kuba najijukiwe n'ibyo, nagombye gukora ikintu nk'umunyarwanda ushaka kugira ngo n'abandi batere imbere gishobora gufasha nyine abo bana b'abanyarwanda, ababyeyi babo nabo bakabona ko icyo kintu gishoboka. Ikindi kandi nkavuga nti ndamutse mbikoze n'abandi bana bazaboneraho babone ko dushobora kubona udutabo twiza mu kinyarwanda cyacu, ni ukuvuga mu rurimi rwacu, turukunde, tunamenye ko bishoboka ko ururimi rwacu rushobora kwandikwamo utuntu twiza dushimishije. Icyo ni cyo cya mbere umwana we naramubonye ndamutangarira, yandahiriye ndamunamira, asenyeye ndamuterura ndamudabagiza. Umwana we yasabye sinamwima, nsanga ari umuntu wo gukorera, ari umuntu wo kubaha. Umwana we nasanze koko ari umutware, boza ibirenge bagasiga amavuta, bagasokoza umusatsi. ariko se igitekerezo kimaze kuvuka wagishyize mu bikorwa byari cyane cyane ku nshuro ya mbere? umva, ku nshuro ya mbere ni muri za 85 nibwo natangiye rwose, nibwo navuze nti reka nandike igitabo, kubera ko cyane cyane hari amaze no kuboneka za imprimeri, umuntu ashobora kuvuga ati nakijyana nyine muri imprimeri bakacyandika, kuko ntabwo ari ibintu byari bisanzwe byo kwandika udutabo tw'abana, usibye akanyamakuru kabagaho kitwa Gahobe, ako ndakibuka, ariko ntabwo hariho igitabo nyagitabo. nakoze uko nshoboye ngenda nyabamaza mu mashuri, mu bigo by'amashuri, noneho biza gushoboka yuko izo bigo by'amashuri byagiye bibigura bikabiha abana, nko ku munsi wo kubwirwa amanota ugasanga abana bose batahanye igitabo cya Ngabo na Twiso Nyenyeri. Ibyo rero byanteye kubona koko nyine ko bishoboka, bituma mvuga nti kuva ubu nzajya nandika igitabo buri mwaka. Niko nari nabigenje, naye nagiye nandika igitabo tuvuge nka buri myaka, buri mwaka muri za nko muri 89 n'akandi muri 90 twamaze kugaragara. Akambere mbese mu by'ukuri natangiyeho kwitwaga Ngabo na Twiso Nyenyeri, kagaragazaga mbese ubutangirire bw'uwo Twiso Nyenyeri. Twiso Nyenyeri akaba ari akajangwe kari muri ako gatabo, na Ngabo akaba ari umwana w'umuhungu wari uri muri ako gatabo w'inshuti ya Twiso Nyenyeri. Noneho naje kongeraho akakurikiyeho kitwaga Ngabo na Twiso Nyenyeri muri parike y'Akagera. Ubwo nza gukurikizaho aka gatatu, ubwo wenda ndaza kubabwira buri katabo kose icyo kari kagamije. Nza kongeraho aka gatatu kitwaga Ngabo na Twiso Nyenyeri basuye uruganda rukora ibinyobwa. Ubwo rero utwo dutabo nari niyemeje ko nzajya ngenda nandika buri gihe agatabo, gutyo abana bakazagera ubwo haba ibitabo byinshi mu Rwanda. Ako ka mbere nababwiye ko ari Ngabo na Twiso Nyenyeri. Ubwo nagira ngo ndeme mbese abari bukine muri utwo dutabo ni bande. Ni ukuvuga muri ako gatabo kanjye nari nifashishije akanyamaswa k'injangwe, kuko akajangwe ni akanyamaswa kemewe mu Banyarwanda bakunda, bashyira no mu nzu, ni akanyamaswa rwose gakunzwe. Nari nagerageje kureba ni akahe kanyamaswa Abanyarwanda bakunda. Ubwo uwo mwana rero nawe ukira n'ako kanyamaswa akaba kwari ukugira ngo igihe akinisha ako kanyamaswa abonereho kwiga utuntu tumwe na tumwe, abonereho kuba yatozwa muri ibyo biganiro agirana n'ako kajangwe ibintu yewe mba nifuza, cyangwa buri mubyeyi aba yifuza gutoza umwana we. Urugero nayo nanabisobanuye nti muri aka gatabo murabonamo ibintu byinshi. Abahanga mu burezi bw'abana bato bemeza ko inyigisho zigomba gutangwa mu buryo bw'umukino, inyigisho zihabwa abana, kandi ko buri mukino
ugomba kuba ukubiyemo inyigisho. Ingero rero zagaragaraga muri ako gatabo z'ibyigishwa uwo mwana ni uko ashobora kumviraho amagambo atarazi, kuko biba ari nko mu buryo bwo kuganira, bituma ukoresha amagambo uwo mwana atazi akayiga. Ashobora kwigiraho amazina nyarwanda ajyanye n'amasano yo mu muryango, kuko uwo mwana hari aho agera bakavuga ko yagiye kwa nyirasenge. Icyo gihe uboneraho kumwigisha nyirasenge, nyogosenge, ukamuboneraho ndetse no kuba wamubwira nyirarume, ukabona ibyo zose uko ubimubwira ariko mu buryo bwo kuganira. Aboneraho rero kwiga n'iyororoka ry'ibisimba, kuko umubwira uburyo iyo njangwe zaruta ubwana. Aboneraho kwiga utwo tuzina twose duturutse kuri icyo gisimba. Akaba yakwiga n'isuku ku mubiri, kuko nyine muri uko kuganiriza umwana nanone umuntu ashyiramo nyine utuntu two kumuganiriza, two kumusetsa. Noneho nk'aho uwo mwana hari aho yigisha akajangwe ke kujya kagira isuku, kakoza amenyo. Ubwo mu by'ukuri wa mwana umwigishirijemo ko nawe agomba koza amenyo ye, kandi iyo abwira injangwe ati jya woza utwinyo twawe tutazakuka, urumva ko nawe aba yigiyeho kandi ababaye noneho icyo gikorwa aba akeneye, kuko nawe arimo kugitoza iyo njangwe. Bituma rero nawe ubwe ku giti cye agifata rwose nk'aho ari ikintu nyine cyangombwa kigomba kubaho. Hari rero n'ibindi byinshi nyine navuga, nko cyane cyane noneho gusoma, kwandika, birumvikana, no gukunda ururimi rwe. Nubwo abatazi kwandika no gusoma, ariko abona ko ako gatabo gakubiyemo ibintu byinshi, kandi ko kuba azamenya gusoma akamenya no kwandika ko bizatuma nawe yandika utundi tuntu twiza. Ni kumukundisha rero ururimi. nasanze ko ari umutware, boza ibirenge bagasiga amavuta, bagasokoza umusatsi. nasanze umwana n'umwami ufite umutima wera, umwami wakwagaka, umwami ufite uburake, ariko yashavuzwa inkuba zigakubita imirabyo igahumya amaso. Aka kabiri rero ka Ngabo na Twiso Nyenyeri muri pariki y'Akagera, naribazaga nti ariko umwana w'umunyarwanda ko aba mu Rwanda bakavuga ngo u Rwanda ni rwiza, u Rwanda rufite ibiyaga bigari, u Rwanda rufite ibisimba, rufite inzovu, rufite twiga. Uwo mwana w'umunyarwanda, iyo nshaka kuvuga umwana w'umunyarwanda nyine ndavuga wa Rwanda giseseka, abo bana batuye hirya no hino, atari abatuye mu mujyi badafite ubushobozi bwo kuzagera muri pariki y'Akagera. Uwo mwana w'umunyarwanda we ntateze kuzagira amahirwe yo kubona iyo pariki. Birababaje rero kubona ari umunyarwanda, ndetse abanyamahanga bakava hanze bakaza kurureba, ndetse naho n'abataravuye hanze bakaba babibona mu mafilime, mu cyo bita za documentaire. Abo bana bo hirya no hino bakamenya inzovu icyo ari cyo, bakaba barayiboneye n'amaso muri documentaire cyangwa se mu buzima bwabo, bakamenya intare, bakamenya twiga. We akazasigara kandi yitwa ko ari mu gihugu cye atabizi. Kuri nibwo natekereje ntari ko kuki ntamutembereza muri pariki uwo mwana, cyane cyane ko umwana rwose afite mu mutwe hakunze hatekereza cyane. Kumujyana muri izo nzozi ni nk'inzozi, mbese ntabwo biruhije. Umwana arabikurikira cyane. Ubwo ndavuga nti nyine nzakandika agatabo kajya kamutembereza mu Rwanda ahamenye, kandi nubwo abatahageze. Ako ngako rwose mu byo kari kagamije, twongeyeho na bya bindi bihoraho byo kwiga ururimi rwe, byo kwiga amagambo ashobora kuba ahuje n'amasano y'umuryango. Ibyo bihoraho no gukunda ururimi rwe, ariko ako kari gafite iyo nshingano. Naje kongeraho kandi rero
ko gusura uruganda rukora imitobe, kuko nyine nabyo ni ingirakamaro. Wenda umwana utuye hafi y'izo nganda azazagira rimwe mu ishuri babajyane kuhasura, ariko nk'uko muzi uko mu Rwanda hameze, ni ukuvuga hari abandi batuye kure, izo nganda bari rumwe cyangwa ari ebyiri, ntabwo bazagira amahirwe yo kugerayo. Nabyo rero buryo kubona umwana ahabona ko mu gihugu cye harimo izo nganda zikomeye, ko abantu bageze ku bintu ibi n'ibi, uwo mwana bizatuma mu mutwe we akura yumva ko igihugu cye gifite ibintu byiza, ko nawe igihe azaba mukuru ashobora kuzabigeraho, kuko nk'uko nabivuze umwana aba agifite umutwe ufunguye, ntiyiheza kuba yatekereza ibintu ashobora kugeraho nubwo muri ako kanya atabigezeho. Ubwo rero ibyo bitabo nicyo byari bigamije, ariko navuga ko nyine nzakomeza. Inyuma yaho haje ko twavuye mu Rwanda yongeye kwandika mu Kinyarwanda. Y'ishyamba ibigina birataramye, amashyo y'ishyamba aranga y'ubuziraherezo, aranga y'ubuziraherezo. Ziri ku ruzuba amacuma acanye, ziri mu mukenke ugera mu maha, zimwe zisunze ingara z'iminyinya, aho zihagaze n'akanzinya, zisigaza ndetse ibigwi byazo, zisigaza ndetse ibigwi byazo. Amashyo y'ishyamba ibigina birataramye, amashyo y'ishyamba ngayo nabonye kwandika mu Kinyarwanda, ariko si udutabo tugera kuri 3 nk'uko umaze gutumikira abakurikira radiyo Umurage. Ubu ngubu uwadushaka hari aho yatubona, turacyariho? Mu by'ukuri numvise bavuga ngo mu Rwanda twaba duhari, sinabikurikiranye cyane, mfite utwanjye twa exemplaire, ariko ntabwo nadukurikiranye cyane. Icyo kora ni ibintu nshobora kuzakurikira hagati aho yewe nashatse kongera gukora noneho gukomeza kwandika udutabo. Sinaritse uwo mwuga, ariko ntwandika nkurikije aho ndi. Ubwo rero ntabwo byamvuyemo kuba nakwandika. Mushoboye gutuma mu Rwanda mwareba aho biri, sino nanjye nazabaza, ariko cyangwa mwabaza mukamenya niba biriho. Ariko hari abantu bigeze kumbwira ko rwose mu Rwanda bashobora kutugura. Hanyuma nanone ikindi twakomeje kwibaza, wavuze abana wazirikanaga cyane cyane abo bana bato cyane. Ese bari abana babasha kwisomera utwo dutabo, badusomerwaga n'ababyeyi, cyangwa se twari udutabo tugendeye ku mashusho, ku buryo bareba mu mashusho noneho bakamenya nyine icyo ayo mashusho yabasobanura? Utwo dutabo tugendera ku mashusho. Izo zose umwana muto n'uwaba yiga mu mashuri abanza magufiya, burya kuba yagira imfashanyigisho nk'iyo imushimisha, filime, udushushanyo ni ngombwa. Ni ukuvuga rero igendera ku mashusho, ariko igendera no ku byanditse. Ntabwo ari amashusho gusa, ni ukuvuga harimo ibyanditse, hakaba hariho n'amashusho, cyane cyane bumva nyine nk'aho navuze by'inyamaswa. Ni ukuvuga izo nyamaswa zose agenda zibona. Impamvu rero nanditse, nubwo umwana batazi gusoma we ku giti cye, ni ukuvuga ko ashobora kubona abamusomera, haba nyine muri abo ashobora kuba afite mukuru we akaba yamusomera, ashobora kuba afite nyine uzi gusoma akaba yamusomera, mbese hari abantu batandukanye mu gace arimo, ku buryo wenda ashobora kugira amahirwe hakaba hari abantu bamusomera kandi nawe agakomeza akareba ibishushanyo. Ikindi noneho navugaga nti ntabwo nakwandikira gusa abana bato cyane. Mu by'ukuri ako gatabo karebye
nuko niza ayo mashuri y'inderaburezi bw'abana bato, ariko umwana wiga nko mu mwaka wa mbere, uwa kabiri n'uwa gatatu nawe yagasoma kakamunogera. Ni ukuvuga ko abo bana baba batangiye gusoma no kwandika, nabo bashishikajwe no gusoma, noneho bakabona ariko n'agatabo kabafasha karimo ibyo bishushanyo bakunda n'inkuru bakunze, noneho bigatuma bashishikarira gusoma kubera ko hari icyo bashaka kumenya. Kandi nyine icyo wenda ntitwagikomojeho, ariko ni ngombwa kugikomozaho. Gutoza abantu gusoma burya bitangira umwana akiri mutoya. Niyo mpamvu uzabona ko abana tugereranyije abazungu bo muri ibi bihugu, ubona ko abana batangira gusoma bakiri bato, ko ari nayo mpamvu abantu bakuru babo bakomeza gukunda gusoma. Akaba yanasoma inkuru gusa kuko ashatse kuyisoma, atari uko ngo ni inkuru ngo arashaka kwigamo iki n'iki. Ntabwo ari ibitabo byo kubara, si ibitabo byo kwiga inyuguti yandikwa ite. Wumva bituma umwana akurana uwo muco, ndetse no kuvuga ni umuco mu by'ukuri umujyamo. Uwo muco umujyamo ko gusoma ari ikintu yakora nk'uko akora ibindi bikorwa byose mu buzima bwe. Muri iriya myaka yo guhera muri za 85 wagiye wandika utwo dutabo mu Kinyarwanda, kandi usubije amaso inyuma usanga twaragize akamaro. Ubu se ukubona aho tugeza aha, ubona ibitabo cyane cyane bihugura abana, ariko nanone mu rurimi rwabo, kuko ni ngombwa kugira ngo barwitoze, bamenya abari bo, bamenya aho bakomoka. Ubona udutabo nk'utwo duhari? Cyane cyane ndashaka kuvuga nyine udutabo tuba twaragenewe abana, atari ibitabo bya buri wese, kuko hari ibitabo abana basoma bakabikunda bakanabyumva kurusha ibindi, cyane cyane nk'ibirimo amashusho. Ndetse ahubwo iyo tuvuze amashusho twibuka na ya mafilimi abana bareba mu Gifaransa bita dessin animé, mu Cyongereza cartoons. Tukibuka na ya mafilimi yandi ugira gutyo ugasanga nk'ubwoko bwa filimi imwe iri mu Gifaransa ino mu Cyongereza, abana bakaba bayizi, ikabigisha ururimi, ikabigisha umuco. Ariko se udutabo nk'utwo, amafilimi nk'ayo mu Kinyarwanda ashobora gutezwa imbere, cyangwa se ubona byaba bifite agaciro? Yego, yewe mbona kuba bifite agaciro byo biragafite cyane rwose. Ikibazo nyine urumva bishaka kubikora, ikibazo bishaka amafaranga, nyine nta kintu cyikora amabizi. Cyane cyane nk'ayo mafilimi yo ni ibintu bihenda, ariko kuri ubu kubera ko tumaze kugira urubyiruko rukuze, urubyiruko ndavuga nkurikije kuri yewe, hano bafite imyaka 40, ntabwo bakira abana n'abantu bakuru, bize za tekinoloji, bize ibintu byinshi, mu by'ukuri bize kimwe n'abazungu. Bari bagombye kubyitabira bakareba ukuntu babikora, kugira ngo nabo bashimishe, bakorere abana babo, bakorere n'urundi rubyiruko ruzaza. Gusa nyine nk'uko bivuze, bigomba nanone kwigwa n'imishinga, mbese igomba gutegurwa, ukashakisha uburyo ubona amafaranga yo kubikora, kuko ibyo byose birimo akazi. Ku byerekeye udutabo two, umva sinzi niba ntabwo kugeza ndumva hari udutabo turiho, ariko ibyo sinabihamya kuko nyine ntari mu Rwanda, ubwo wenda byashoboka. Ariko jewe ku giti cyanjye hano mu by'ukuri igitekerezo cyo kuba natwandika narabitekereje, kuko namaze kwandika utundi twinshi mu Gifaransa, nkumva nadushyira no mu Kinyarwanda, nakomeza ndetse kariya Ngabo na Twiso Nyenyeri mu Kinyarwanda. Ikibazo ni ukubona niba uramutse wanditse ako gatabo kazagurwa nande, kazagurishwa nande, kuko nanone urumva ugomba kwandika igitabo kikagera ku bantu. Icyo rero nicyo kibazo. Yewe ikibazo cyo kwandika rwose, ibyo ni ikintu ngewe nakwemeza ko nshoboye. Niba hari utwumva wakaba avuga ati ngewe mfite uburyo bwo kuzandikisha no kubigurisha, ubu rwose yahamagara kuri radiyo yanyu akababwira, tukazareba ukuntu twishyira hamwe. Yewe umuganda wo kwandika inkuru z'abana, icyo ni ikintu mbona ko nshoboye kandi nakora binshimishije cyane.
ni icyo kandi ni ngombwa cyane, ni ngombwa cyane cyane n'abanyarwanda bari hirya no hino mu bihugu byinshi. Ariko se ako gatabo n'ukandika ukagashyira mu icapiro ukishyura ayo mafaranga kazagurwa nande, bazemera bazakagura kabone uko gakomeza byibura cyangwa kwishyura ayo watanze? Icyo ni ikibazo mbese rimwe na rimwe umuntu yibazaho kugira ngo nyine bishobore gukorwa. nta kintu kikora. naho ubundi ni ngombwa cyane kuko gukunda, mbere yo kugira ngo umuntu akunde ururimi rw'abandi yagombye rwose gukunda ururimi rwe, kandi ababivuga ni ababyize babisobanukiwemo cyane babihugutsemo. bavuga ko ikintu cyerekeye kwimenya wowe, kumenya uwo uri we, ugakunda icyo uri cyo ari ikintu cy'ingenzi mbere yo kujya gukunda kuba washaka kuba umuholandi, washaka kuba umubirigi, washaka kuba umunyakanada. ibyo ari byo byose bavuga ko bitanashoboka. ntibishoboka. ibyiza wabanza kuba wowe uwo uri we, noneho ukazongeraho n'icyo ngicyo ndetse ukagira akarusho kuko ufite indi miterere. iyo miterere yombi ukayihuza, wayihuza ukaba ndetse wagira ubushobozi rwose bwo kutagira, mbese ukaba udashobora kugira ipfunwe. naho iyo wibagiwe icyo uri cyo uhora mu buzima bwawe ufite iryo pfunwe. niyo utabivuze ariko habaho igihe uhura n'ikintu gituma bikwibutsa ko ibyo ari byo byose utari uwo muri icyo gihugu kavukire, ko ufite ikindi gihugu kavukire, noneho ukumva aho uhagize ipfunwe byo kuba utazi byibura ururimi rwawe. ubwo rero abumva bashyigikiye ibyo bikorwa, radiyo namwe umurage mukaba mwarakoze dukorera ubushakashatsi bwo kuba mwarashatse guhuza nyine abantu bakunda ururimi rwabo, ndumva bizaba ari igikorwa cyiza. umwiwe na busa ng'impamvu y'urwo rukundo rw'abana bose burandiye utazaye umunsi n'utahe. umwenywa munje impundu z'uwo mungano munje iwacu burandiye utazaye umunsi n'utahe. umwena wanje intaso y'urwo rukundo ababyeyi bacu buraniye utazaza umunsi n'utahe. umbera umwana icyasha kumbera umwana icyo kuba umbera umwana umwe wijeje abumva radiyo umurage ndetse n'abayibarirwa umuganda ukomeye. ufashe ya mbere avuga uti niba hari uzanyereka uko ibyo bitabo bishobora gucapwa, uko bishobora kugurwa n'uko bishobora kugurishwa, jyewe ndahari. ubwo natwe twese turahari, n'abandi bumva radiyo umurage barahari. ariko se waba wenda hari nk'ubundi butumwa ushaka gutanga muri rusange bufitanye nyine isano n'ibi twavugaga? yewe nagira icyo nongeraho cyokora ndagira ngo mbashimire nyine kuba mwantumiye, nabyo urumva rwose ni byiza. icyo nakongeraho nyine ni uko kurera abana bato ni ikintu cy'ingenzi cyane, abantu bakunze gutekereza ko abana bato mu kinyarwanda batarerwa, ariko twaribeshyaga cyane. abatarera abana babo bakiri bato muri ubwo buryo, mu by'ukuri usanga ari abo twita ngo abasirimu. naho umwana w'umunyarwanda ufite nyina akamushyira mu mugongo, akamujyana mu murima, cyangwa se yaba atagishyirwa mu mugongo akamufata akaboko akamujyana akamushyira, mu by'ukuri aramurera. ni nayo mpamvu usanga ko umwana wo mu giturage, twita nyine igiturage, aba afite umuco koko nyarwanda arawumenya. naho umwana wo mu gisirimu, byo twita mu gisirimu, akaba mu gihirahiro kivuga ngo ndiki, ese ntamenya niba ari n'umuzungu kuko ari iby'abazungu, agasanga yabibwira nyina akabona ntabyumva, yareba iz'ahandi yabibwira se akabona se ntabyo byumva. n'ibyo mwavugaga bya za dese anime ni urugero. ubwo rero akajya mu gihirahiro cyo kwibaza ndinde. naho wa mwana wo mu giturage mu by'ukuri arerwa mu muco we,
ubwo rero twebwe abo twita ngo bajijutse twari dukwiye kumva ko ubwo burere twebwe natwe tugomba kubitekerezaho tukamenya uko duha abana bacu kugira ngo tubusangire we yo kugira uburere bwe nanjye ngire ubwanjye noneho two kugira aho duhurira. Icyo nicyo nakongeraho. Urakoze cyane inshuti rero kandi bakunzi ba radiyo umurage, ikiganiro cyacu naha tugisubikiye, tuzongera ubutaha tuzongera tubagezaho n'ibindi biganiro bijyanye n'ibyo mwifuza. Mwire na busa ng'impamvu y'urwo rukundo rw'abana bose burandiye utazaye umunsi n'utahe umwere n'uwo munje impundu z'uwo mungano umubyeyi wacu burandiye utazaye umunsi n'utahe umwere naho aje intaso y'urwo rukundo ababyeyi bacu burandiye utazaye umunsi n'utahe umwere umwana icyasha kumbera umwana icyo kuba umwere umwana n'umwegiye utazaye umunsi n'utahe. Radiyo Umurage, iyi ni Radiyo Umurage, ni radiyo yacu, ni radiyo yanyu, ni radiyo y'abumva ikinyarwanda, abakunda ikinyarwanda n'izindi ndimi zose zifitanye nacyo isano. Radiyo Umurage igamije guteza imbere ikinyarwanda, umuco nyarwanda n'indi mico n'izindi ndimi zifitanye isano n'u Rwanda n'ibihugu bituranye narwo. Radiyo Umurage yumvikana buri cyumweru guhera ku wa 4 ku rubuga rwa murandasi www.umuragewacu.com.